nongeye kugaruka kuri rya somo ryacu ubushize twaganiriyeho igice cya mbere kivuga umuyobozi n'intambara. Uyu munsi nashatse ko tuganira ikindi gice kijanye n'ubuyobozi, ganira nanone n'abayobozi bayoboye umurimo w'Imana. Ni mwene so Pasiteri Jean-Mungu Patrick wabasangije kiriya gice cya mbere. Uyu munsi turebe umuyobozi n'umuhamagaro we. Umuyobozi n'umuhamagaro we. Niyo mahugurwa dutanga uyu munsi. Ndareba amapoe ibice bigera kuri 5 nibyo tuganiraho mu mwanya utari muremure cyane. Igice cya mbere hakenewe abayobozi. Mu gihe cyose byagaragaye ko abantu bakeneye ubuyobozi. Ubitekerejeho ibintu bigenze nabi iteka ryose biterwa n'ubuyobozi bubi. Imana ivuga ko iteka ryose ikibazo cy'abantu bayo giterwa n'ubuyobozi bubi. Bibiliya igenda ibigaruka. Niyo mpamvu mu bitabo bibiri bya Bibiliya, igitabo cy'abami bombi, ingoma n'ibindi mugabo, bikunze kuvuga abami bariho muri Isiraheli na Yuda. Ikavuga ngo uyu yagendeye mu mateka n'amategeko y'Uwiteka. Bigenda bigaruka gutyo bivuga abami. Igitabo cy'abacamanza iyo usomye aho kirangirira, kirangiza kivuga ngo icyo gihe nta mwami Abisirayeli bari bafite. 21:25. Umwami Yesu yakunze kugaruka ku kibazo cy'abayobozi. Urugero aravuga ngo Herode uyu Herode niwe wayoboraga politike muri icyo gihe, yamwise inguzo. Iri jambo ntabwo ari igitutsi, si no kumusebya, ahubwo byerekanaga ko uyu mugabo yagaragaraga nk'iryarya mu maso y'Imana. Abatambyi n'abanditsi, kubera uburyarya bwabo, Yesu yabise imva zisize ingwa muri imva zisize ingwa inyuma, ariko imbere hari amagufwa. Yongera kubita ngo ni impumyi ziyoboye izindi mpumyi. Mu gihe cyose isi yagiye ikenera abayobozi. Haleluya. Umwami Yesu yaravuze ngo mbere yo kubaka inzu ndende ugomba kubanza kubara ubutunzi ufite, ubushobozi ufite, mwaye ukabara ukareba. Impamvu tugira ibibazo mu buyobozi nuko tutabanza kwicara ngo tubare, dutekereze, twitegereze. Twebwe abatora abayobozi, aho tubatora ndetse n'abatorerwa uwo mwanya w'ubuyobozi, ngo dutekereze ninde ukwiriye. Ni ryari twotora abayobozi? Twobatora gute? Haleluya.
Abacamanza igice cy'icenda kiduha urugero rwiza uburyo abantu batora abayobozi batabanje kwitegereza, batakoze imibare. Yotamu yaciriye abantu umugani, abantu b'i Shekemu abacira umugani w'ibiti byashatse kwimikira umwami. Umufatangwe ikigereranyo cy'ubuyobozi bubi. Icyo gice wagisoma, hari amakuru maremare. Nta gihe abameze nk'uwo mufatangwe batabayeho, kandi ari twe twabitoreye. Ndetse si ukubatora gusa, tukemera no kuba munsi y'igicucu cyabo. Mbere yo gutora ubuyobozi tugomba gutekereza, kandi ntitwobaho tudafite abayobozi. Haleluya! Hakenewe abayobozi. Igihe cyose hakenewe abayobozi. Igice cya kabiri cy'iri somo kiravuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Mana. Abaroma igice cya 13. Abantu benshi bakunze gukoresha ijambo rya Pawulo rivuga ko ubuyobozi bwose buva ku Mana. Iri jambo abategetsi bararikunda, barikundira kuko rihatira abantu kububaha. Risaba abantu kumvira abayobozi batitaye uko bameze. Ubuyobozi bwavuye ku Mana. Ariko ntibatekereze ko niba ubuyobozi buva ku Mana, abayobozi nabo bakagombye gukora iki? Kumvira Imana. Niba ubutegetsi bwose buva ku Mana, abayobozi bose bagombye gukora iki? Kwishira munsi y'ubutware bw'Imana. Kubera iki? Niba umuntu ubuyobozi bwe buva ku Mana, urumva ko Imana niyo imuheza autorite, niyo imuheza ububasha, yakagombye kwishira munsi y'ubutware bwayo. Reka nguhe urugero. Urabona umupolisi iyo ari mu muhanda, bariya bacunga umuhanda, imodoka zitambuka, arambura ukuboko. Kubera iki? Abazi ko afite ubutware, afite itegeko rimuri hejuru ryamutumye. Abantu bose iyo bamubonye rero bahita bahagarika imodoka zabo. Bibiliya itangira igira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibyabaye nyuma byose bikurikira kuremwa kw'isi byabayeho kuko Imana yabanje gushiraho isi. Ubutegetsi bwa mbere umuntu yabuhawe n'iki? Ni Imana. Niyo yavuze ngo mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiri mu isi, mutware amafi yo mu nyanja. Itangirira igice cya mbere umurongo wa 28 gukomeza. Imana ibagenera n'umushahara. Mbahaye ibimera byose n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto, bizaba ibyo kurya byayo. Imana yari yamuhaye n'umurimo wo gukora. Iramubwira ati uhingire ibirimo kandi urinde ibirimo. Igice cya kabiri umurongo wa 15. Imana imuha n'imipaka, imbibi z'ubuyobozi. Urabona Imana ijya intangaza. Imana ni umukoresha mwiza cyane.
yahaye umuntu icya mbere gutwara, icya kabiri imuha icyo azakora, gatatu aho ubutware bwe bugarukira, imugenera umushahara aricyo cya kane, icya gatanu imushyiriraho n'ibihano. Niwarenga igihano ni iki? Ibyo bigomba kubaho mu buyobozi. Imana niyo soko y'ubutware, niyo soko y'ubuyobozi, kandi n'icyitegererezo cy'ubuyobozi bwiza. Nta handi turebera ubuyobozi bwiza, ni ku Mana. Niba ubuyobozi bwose buva ku Mana, bivuga ko haleluya, Imana niyo soko y'ubutware, niyo soko y'ubuyobozi, niyo cyitegererezo cy'ubuyobozi. Shaka kumvira ijambo muyobozi mwene data, kuko Imana ndiyotora abayobozi babi. Mpamvu Pawulo yabivuze ni ukubera ko ubuyobozi bwose bwakagombye kurebera icyitegererezo ku Mana, kandi iyo Mana niyo yonyine ikwiriye guhabwa icyubahiro. Ibyahishuwe 4:9 kugeza ku 11 bivuga amakuru yo guhesha Imana icyubahiro. Haleluya, Imana iguha umugisha mwene data. Ya gatatu, turebe umuhamagaro mwiza aho uturuka. Umuhamagaro mwiza uva ku Mana. Ubwo ubutegetsi bwose buva ku Mana, Imana yakagombye kugira uruhare mu gutora abayobozi. Yego, Imana yakagombye kugira uruhare mu gutora abayobozi, cyane cyane abo mu itorero ry'Imana. Mu gihe tuba twiteguye kwinjira mu buyobozi bw'itorero, tugomba kwibaza niba ari Imana ishaka ko tuba abayobozi. Imana ishimwe. Zaburi 48 umurongo wa 14. Kumenya ubushake bw'Imana niyo ntambwe ya mbere yo kuba umuyobozi mwiza. Se ni Imana ishaka ko nyobora uyu murimo bantoreye, uyu murimo ni Imana ishaka, tugomba kubimenya. Turebe urugero rwa Mose, niwe twanavuzeho mbere, mu buryo bwo guhamagarwa kwe, kuko tubisanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 3. Mbere Imana yabanje kumwishurira, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Icyubahiro cy'Imana nico Mose yabanje kubona mbere yo guhamagarwa. Icyubahiro cy'Imana nico twakagombye kubanza kubona mbere yo guhamagarwa, kuko Yesaya nawe yabanje kubona icyubahiro cy'Imana. Igihe cya 6 ngira ngo umurongo wa 8, icyubahiro cy'Imana nico Ezekiyeli yabanje kubona ahamagarwa. Igice cya 1 umurongo wa 28. Icyubahiro cy'Imana nico intumwa Pawulo yabanje kubona. Byakozwe n'intumwa 9 umurongo wa 3 n'uwa 4. Nta muntu n'umwe tubona muri Bibiliya wahamagawe utarahinze umushitsi ngo agire ubwoba. Ese uguhamagarwa kwawe wahinze umushitsi? Inshingano ufite none wigeze ubona icyubahiro cy'Imana ugatinya ugahinda umushitsi? Haleluya. Icya kabiri, Imana yabwiye Mose icyubahiro cyayo, imubwira n'iki muhamagariye. Mbonye kubabara k'ubwoko bwanje bwa Isirayeli muri Egiputa. Kuva 3:7 umurongo wa kugeza ku 10. Mose yabanje kugira umutwaro, kuko mubizi ubwoko bwaho bimufiramo guhunga, aho yamaze imyaka 40 yarahunze. Ibyo byose byateye Mose ubwoba,
yumva adashoboye, nta mbaraga afite, abona yuko nta bushobozi bwe bwabasha kuyobora. Yeremiya yahinze umushyitsi mu guhamagarwa kwiwe. muzi amakuru ya Gideyoni yahinze umushyitsi. Umwami Sawuli muri Samweli wa mbere 10:22. Umuntu wumva mu buyobozi bwiwe akeneye Imana kuruta uko yemera imbaraga ze, niwe Imana ikoresha. Icyo nicyo cyatumye Imana yishurira Mose 3 kuva 14 iramubwira ngo Mose we ndiho. Haleluya. Ndiho Mose, nduwo ndiwe. Si Imana yarakwishuriye, Imana igomba kutwishurira. Ijambo rya 4, reka mbabwire ko ndihuta ko ndasiga amagambo menshi. Ibiguzi by'umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro ugira ibiguzi. Hari icyo tugomba gutanga mu muhamagaro. Igitabo cyo Kuva kikitubwira cyane ibyo Mose yigomwe, ariko iyo dusomye Abaheburayo 11:24 kugeza kuri 26 dusanga Mose yarigomwe icyubahiro, ibinezeza by'ibyaha, inyota y'ubutunzi, ibintu bitatu. Ntibitangaje cyane ko Mose avugwa cyane mu ntwari zo kwizera, nuko yigomwe ibi bintu bitatu. Ibi bintu bitatu nibyo bitega abayobozi benshi, nibyo Satani yohejemo Eva, nibyo Satani yohejemo Baraki na Baramu kubara 22, nibyo Satani yohejemo Samusoni wari wuzuye umwuka w'Imana n'imbaraga, nibyo Satani yageragejemo Yesu. Satani ndahindura strategy. Nibyo bintu bitatu bitega abayobozi. Haleluya. Ibyo byose umwami wacu Yesu yarabinesheje. Nicyo gituma birivuga iti muri Yohana wa mbere 2:15 kugeza ku 17, ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese tikuba kuri muri we. Araba mu kiri mu isi cyose ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri. Hari ibyo tugomba kwigomwa by'isi niba dushaka kuba abayobozi. Wigomwa iki mwene data? Niba none uri umushumba w'itorero, uri umudiyakoni, ukora umurimo w'Imana, ese ibintu bitatu warabyigomwe, warabitakaje, warabiretse ngaho aho ruzingiye mu bayobozi. Reka tuze ku ijambo rya 5 dusoza. Ishusho y'umuyobozi uko Imana imushaka. Ese Imana ishaka umuyobozi usa gute? Haleluya. Ibi biguzi tuvuze bishushanya neza umuyobozi Imana ishaka. Ibiguzi bishushanya umuyobozi Imana ishaka kandi wishimirwa n'abantu. Nta kundi umuntu yoreka biriya byose twavuze ngo areke kuvamwo umuyobozi mwiza. Guteka kwa 2:17 umurongo wa 14 n'uwa 20 ntabwo mfite umwanya wo gusoma. Umuyobozi mwiza agomba kuba uwo mu bwoko bw'Imana, uwakijijwe kandi akaba yaratoranijwe n'Imana. Timoteyo wa mbere 3:6 tugeza ku murongo wa 7. Kenshi usanga dutora abayobozi kubera ko bize, kubera ko dufitanye amasano, kubera ko tubyumva kimwe ibyo dutekereza n'ibindi. Ese utora abayobozi gute wewe? Watowe gute? Icya kabiri, utishakira icyubahiro. Umurongo wa 16. Icya gatatu, udatwarwa n'irari ry'umubiri.
udatwarwa n'irari ry'umubiri nk'aba Samusoni, ba Salomo, utishakira ubutunzi bwinshi, ntakishakira ifeza n'izahabu byinshi. Benshi baguye muri uwo mutego. Muribuka amakuru ya Akani avugwa muri Bibiliya, Balamu, Yuda, Dema, Timoteyo wa 2:9 wageza ku 11. Dema Bibiliya ivuga ko yari yaragiye muri Shuguri i Tesalonike ati umurimo w'Imana. Kuna magambo Paulo yandikiye Timoteyo 6:10 aravuga ngo gukunda impiya, gukunda ifaranga cyane ni umuzi w'ibibi byose. Ni nziza, ariko wari kuzikunda ukaziha umutima wawe kuruta uko wawuhaye Imana, ni ikibazo. Imana tugomba kuyiha umutima, ubutunzi tukabukunda bukeya, nubwo twogira bwinshi ariko ntitwaburutisha Imana. Icya gatanu, agomba kuba wubaha Imana kandi akagengwa n'amagambo yayo, agatungwa n'amagambo yayo, agahabwa imbaraga n'amagambo y'Imana. Imana ibwira Abanyisirayeli icyo gitabo azabane nacyo, ajya gisoma iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye. 18:19. Haleluya, haleluya. Cya gatandatu, umutima we tugomba kwishira hejuru. 20 kiriya gice twavuze, kugira ngo umutima we utishira hejuru ya bene wabo. Hari abayobozi usanga bishyira hejuru, bizamura imbere yabo bayoboye, aba ari ikibazo. Rero nta kintu kiremera k'icyubahiro. Icyubahiro kiraremera mu maso y'Imana. Rero kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Salomo yarabivuze mu Migani 16:18. Muribuka amakuru ya Nebukadinezari. Kwicisha bugufi nako kukabanziriza gushyirwa hejuru. Imigani 18:12. Haleluya. Icyubahiro kiraremera, ariko nubwo kiremereye twige guca bugufi, kuko ubuyobozi bwose dufite buva ku Mana. Twubahe Imana, twubahe n'abo tuyoboye. Ntibitangaje ko Mose yabaye umutoni ku Mana. Yari yujuje ibi byose bisabwa ku muyobozi. Yari yujuje iby'Imana itegereje ku muyobozi mwiza. Akiri muto yemeye gusiga icyubahiro. Mose asiga icyubahiro. Mose yari umuyobozi warayunamye aca bugufi imbere ya shebuja. Mose yakundaga Imana, agakunda n'ubwoko bwe yarayoboye. Icyo nicyo cyagombye kuranga umuyobozi wese mwiza, gukunda Imana. Twaranabivuze muri ya somo rya mbere, ugakunda n'abantu uyoboye, ukubaha Imana, ukubaha n'abantu uyoboye. Muyobozi, Imana iguha umugisha. Reka nongere sonze mbabwira ngo dusabire abayobozi, dusabirane abayobozi. Nawe wa muyobozi uhaye numva, usaba Imana, uvuge ngo Mwami Imana, uduhagurukiriza abayobozi bagukunda. Umpagurutse nk'umuyobozi ugukunda, bashaka icyubahiro cyawe kuruta icyubahiro cyabo. Tugomba gushaka icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Mu byo dukora byose, intego yacu nk'abayobozi ni uguharanira icyubahiro cy'Imana.
bashaka inyungu z'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Hari umuririmbyi wavuze ngo ugenderera abandi naje tunsige. Muyobozi mwiza, ubwo Imana igenderera abandi bayobozi, ibigisha kuyobora neza, ibigisha guca bugufi, ibigisha gusiga biriya byose twavuze, nawe bwira Imana ngo Mana tunsige. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, kugira ngo ubashe kuba umuyobozi mwiza uzahesha Imana icyubahiro, kandi umunsi umwe abayobozi bose beza bazahabwa ingororano. Imana iguhe umugisha. Amen.